kabiri karavuga iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano yo gushyingiranwa kubaho. Wabyumvise? Tegeko rwose riri kubivuga neza. Iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano yo gushyingiranwa kubaho. Hari abantu bahise bakoma amashyi. Ni ukuvuga ngo tugiye kuvuga kuri aka kantu gashyashya abantu bagomba kumenya bakanitaho, sibyo? Abantu bakomeje kuva kera bakureminga bavuga ngo kuki ngo mu Rwanda tutazana ngo abantu ngo basinye kontra. Ni nk'ubwo buryo, ni muri ubwo buryo. Kandi wibuke ko ubu ngubu rino tegeko rivuga yuko ngo rivuga ko abantu basezeranye bakamara imyaka 5 bagatandukana batarageza ku myaka 5 ntago bazajya bagabana bungana. Buri wese azajya atwara icyo bazaba bari ibyo baza. What's popping in Kigali, what's popping in Rwanda, what's popping in Africa, what's popping in my people around the world. Again, it is your boy Nesty, ni kuri Nesty TV nk'ibisanzwe. Nakubwira ngo warakoze cyane we muntu twatangiranye from day one, utarigeze udutererana, washarinze ibiganiro byacu, ukabilikinga, ugakora subscribe, ndetse ukanabi hesha umugisha mu buryo bwo gusaba ngo Imana idukure ku ntambwe imwe itugeze ku yindi. Uyu munsi nanone aragarutse kandi aragarutse muri party bana abantu barambwiye baturamuga bararyaye, utugarurire yongera duryaze ubwenge bitoroshye mu kazi kenshi cyane n'inshingano nyinshi. Arongeye arabyemeye aragarutse n'ubundi mugisha ukomeye. Turakwakiriye Bwana Gashema. Murakoze cyane. Twishimiye natwe kubana namwe kuri uyu munsi, dukomeza kugirana inama no kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amategeko. Ni byiza kuyaganiraho abantu bakayamenya. Wasomye comments z'ikiganiro twakoze? Nagerageje kugisoma, abantu benshi barabyishimiye, ugasanga bavuga ko hari byinshi twaganiriye nabo batari bazi, ugasanga hari nk'uvuze ati ninjye muvuze. Ariko nyine bituma umuntu agira ubumenyi kuri ibyo bintu. Nanjye hari umuntu bahise ambwira ati yewana ati ibyo bintu by'umuryango sinarimbiza, ubu narinzi ko rwose ibintu byo kuragwa n'ababyeyi rwose umubyeyi ari itegeko ko yaha abana bose. Ati none ubu nsanze ari ukumwigiraho inshuti, ndumva bitoroshye. Yego, uretse ko ubu byaranahindutse. Nyine hari byahindutsemo, wenda ari nayo mpamvu wenda hanini abana ibintu twaganiragaho ryari itegeko ryagize rya mbere, ubu ryarahindutse muri uno mwaka wa 2024 dufite itegeko rishya ry'umuryango. Dufite impinduka, zimwe mu mpinduka nazo kandi ari ngombwa ko abantu bamenya. nka data ubu bimwe twavugaga ejo bundi nabyo byarahindutse. Ntabwo byahindutsemo cyane, wenda nk'ibintu byagiye bihinduka ni ku bintu bya matrimonial regime. Matrimonial regime ni ku buryo bw'imicungire y'imitungo y'abashakanye. Ni nabyo nifuzaga ko wenda uno munsi twarebaho cyane. Aka kanya nifuzaga ko twaganira ku itegeko rishyashya ry'umuryango. Ni itegeko ryasohotse muri uno mwaka, rikaba rifite nimero ku bantu bazi gushaka amategeko, kuba babasha kuba bayasoma na ba reference. Ni itegeko rifite nimero 71 akarongo kaberamye 2024, ryasohotse ku itariki 26 z'ukwa gatandatu 2024. Iryo tegeko rero ryaje rikuraho itegeko ry'umuryango rya 2016, rigakuraho itegeko ryagenaga matrimonial regime, succession and donation. No kuvuga ngo ni kubijyanye n'imicungire y'umutungo w'umuryango, ubuzungura ndetse n'impano.
ibyo byose ayo mategeko ni amategeko yari abiri twakunda gukoresha bakaba barayakubiye mu itegeko rimwe ry'umuryango rigenga abantu n'umuryango, ari ryo mbabwire rya 2024. Wenda nk'ibintu bishyashya navugamo byihuse, ni ku bijyanye no ku myaka yo gusezerana. Ku myaka yo gusezerana ni ukuvuga ngo ubundi birazwi ko muri civile cyangwa mu mbonezamubano umuntu yemerewe gusezerana imbere y'amategeko n'umuntu ufite imyaka 20, ariko iri tegeko ryaje ryongeramo akandi kantu ngo ariko umuntu w'imyaka ufite imyaka 18, no kuvuga ngo umuntu ufite imyaka 18 ariko utujuje imyaka y'ubukure, imyaka y'ubukure yari 20, sibyo, yakwemererwa gushaka atanze ubusabe kwa abo bita abayita civile bakareba ku muyobozi w'irangamimerere ku rwego rw'akazi. Buretse ariko wibinyarutse uraje ubijyanire rimwe birangire byose. Iri tegeko ko numva rite ni bimwe Scovie ejo bundi yavugaga ati baraje batujyanira abana b'imyaka 18, noneho already confirmed ubu byarangiye. Mwana w'imyaka 18 ubu yemerewe kubwira se na nyina ati ndakuze bihagije ngiye gushaka, bitewe n'impamvu barapurayinga bakabibemerera mu buryo bugoye. Ntabwo numva iyo basuzuma ubusabe bwawe bakemera cyangwa bakaguhakana. Twikomereza iryo tegeko. Nibyo nshaka kubarebera hano kuri ako kantu neza kugira ngo abantu bakumve uko kavuga. Muri hangana gatoya. Iri tegeko ryaje risobanura ibintu byinshi. Rinatanga n'uburenganzira bwinshi ku bintu. Urumva niba hari amakesi yabaga hari, wenda nk'urugero nk'umusore w'imyaka 23 agatera inda umukobwa w'imyaka 18 cyangwa 19, sibyo, nurumva kubera yabaga ataruzuza iyo myaka ntabwo yabaga yemerewe yakwemererwa kujya gusezerana. babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, kandi mu by'ukuri bwabo bashaka kwibanira mu buryo bwemewe n'amategeko, none bikababuza bikabarimita kubana mu buryo bwemewe, bakazarindira ngo igihe bazuzuriza imyaka. Hari ibindi bishya ukirebamo? Nari ngiye kubasomera ku ngingo, kuri ino ngingo yo kuri ino myaka, noneho abantu bakaba babyumva. Ni ingingo y'iri tegeko nababwiye ni nimero 71 akarongo kaberamye 24 yo kuva 23 kwa 6/24. Ingingo ni mu kiciro k'iri tegeko ka kabiri. Bavuga ngo ibisabwa by'ibanze byerekeye ishyingirwa. Ingingo y'197 imyaka yo gushyingirwa. Rimwe, imyaka yo gushyingirwa ni 21 nibura. Kabiri, umuntu ufite nibura imyaka 18 y'amavuko ariko utaragira imyaka yo gushyingirwa, iriya twavuze ruguru ya 21, ashobora kwemererwa gushyingirwa ku mpamvu zumvikana iyo abisabye mu nyandiko umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Iyo abisabye mu nyandiko umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere, ntabwo ari ku rwego rw'umurenge. Ku rwego rw'umurenge hari abayita civile, ariko no ku rwego rw'akarere barahari. Noneho abisaba we uwo ku rwego rw'akarere akabifataho icyemezo akabemerera gusezerana. Ubwo kubera icyo ariho bahisemo kubijyana ku karere? Ni ukubera ko niwo nyine itegeko ryahaye izo nshingano. Itegeko ryo rigena n'umuntu ufite inshingano. Abariya basanzwe bavujuje imyaka isabwa 21 basezeranira ku murenge.
ubwo se ndibaza iyo myaka bagize iyo kwemererwa kuba washaka n'ubundi niyo ikiri imyaka twakwita ngo underage niyo fatizo ya iyo 18 oya byahindutse nabyo se erega underage ni umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 nibyo navuga ubwo nabyo biraguma bityo cyaba barayigira nka 15 noneho nabyo barabipunguza aho ni muri Clement sibyo mu nshinjabyaha umwana ni umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 noneho itegeko muri ibi by'imbonezamubano riteganya yuko umuntu wemerewe hari ukwemererwa kuba washaka sibyo no kwemererwa kuba no kuba umuntu uri mukuru uri majeur sibyo umuntu uri mukuru ni umuntu wese wujuje imyaka 10 sibyo ariko hakazaho kondisiyo mu bijyanye no gushinga umuryango no gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ni imyaka 20 sibyo none uzasangamo no mu mategeko yandi hari ibindi uzabona hari ibindi uzabona mu yandi mategeko nko mu itegeko rigenga amasezerano umuntu ufite imyaka 16 yemerewe gukora amasezerano gusinya amasezerano asanzwe y'ubugure y'akazi amasezerano itegeko rya contrat riteganya ko imyaka 16 yemerewe gukora amasezerano nazungu bafite imyaka 18 wapi twere kujya ngo tumire imyaka tuvuge ngo ibintu byose ni 18 oya buri tegeko bitewe n'impamvu n'imyaka ushobora kugena imyaka rifatira yego rero nk'amwe nk'abantu baba muri izi nshingano za buri munsi se ntiriri buduhitane iri tegeko cyane irisanzwe ahubwo ryatanze umucyo riratworohereje mugiye gushaka Soviet saza w'imyaka 40 ageza gutwarira umwana w'imyaka 18 ubwishe iryo cyane uribona nk'umubyeyi cyane rwose none se reka mwereke umusaza w'imyaka 40 yujuje ibiteganywa n'amategeko ko yujuje ibisaba biteganywa n'amategeko kandi hakaba erega gusezerana ni iki ni contrat uramo kuzanamo urumva umuntu arazanamo third party y'iyo famiye ngo umuntu ngo umwana umusaza w'imyaka ngo 45 ngaza gutwarira umwana w'imyaka 18 20 amasezerano ari hagati y'abantu ikintu gihari iri tegeko rikimara guhibizwa ko rishobora gusohoka ngira ngo n'ubushize twari twarivuzeho ko riri mu ryari rikiri mu mushinga wari umushinga w'itegeko nta ryari taraba itegeko twavuze yuko impungenge zifitwe cyane n'abantu bafite abana b'abakobwa ab'abahungu bo haragiraga bati n'ubundi buri umuhungu yemeza gushaka afite 18 ubu ntiwapfa kumubona impungenge zagizwe n'ababyeyi bafite cyane ngira ngo abana b'abakobwa bavuga bati ibintu biraje wenda bizagira ibyo bihindura ariko tugaruke ku muryango nyarwanda aka kanya ubona nk'urubyiruko bizorohera umusore w'imyaka 28 upfa kubona nibura umugore w'imyaka 22 ushingiye ku gihe yaherewe uburenganzira bwo kuba yarushinga ko mbere byari biri aho ku myaka iyo myaka uvuze byarashoboka bigoye cyane n'ubu bizakomeza reka n'ubu bizakomeza rero ni ibintu biri mu bantu bizakomeza bigore ariko itegeko ryo riri clear kuri ibyo kesi hari kesi bizagenda bibamo ukabona umuntu nyine bitewe n'impamvu kuko ze wamugani reka nkubaze sibyo nk'umusore ufite imyaka 22 wifite uva mu muryango yifite rega ikibazo nuko urimo kubaza ni ikibazo si ikijyanye n'itegeko ahubwo ikibazo ni ikijyanye no mu mufuka yacu ese turi ready gushaka bikomeje kugorana kubera iki ubushobozi rero ufite umwe mu ijana ufite ubushobozi azajya abikora
kandi ugusezerana byo ni ibintu biba mu buryo buri consent y'abantu babiri. Ntabwo bibaho kuko ngo habaho ihatirizwa, kuko iyo habayeho ihatirizwa bikanavumburwa ni imwe mu mpamvu yo gusesa ya masezerano. ubwo hahiriwe ababyeyi nyine bifitiye abana b'abakobwa inkwano bazajya batangira kuzirya bagifite 15 18 niyuzura ngo ati simbuka wakuze. None se buriya ababyeyi aba ari business, gushyingira umukobwa ari business. Ibyo bintu rwose ndagumya mbigarukaho ngewe Scovia niho bivuga neza muri iyi minsi ngo babigize business. Babigize business. Babigize berega nkubwira impamvu se bifatwa nka business. Ubu ntabwo byoroshye ko we watekereza ngo ndagenda ndiringe n'umukobwa twivuganira inkwano uko tubishaka. Inkwano zirategekwa bakanakubwira bati wapu wacu yize amashuri angana gutya na gutya ntabwo akwiriye iyo nkwano. Urumva it's about business. Niyo mpamvu kenshi twabifashe nka business. Ahubwo uribaza ni ikihe giciro nyine wagura umuntu ku buryo abantu babifata muri ubwo. Ntabwo ari ukumugura, wamukwa kumukwa. Ubwo ngo ubu ngubu muri iki gihe gushyingira umukobwa ni business. Ushingiye ku byo wumvishe mvuze ni business kuko ni gukubwira inkwano mudiringa nk'abari kugura ikibanza. Nje rero nshingiye ku itegeko si business. Kuko umukobwa ubwiwe yemera yuko nge runaka nemeye ko ngiye kubana na runaka ku bushake bwiwe, kandi baba barateretanye. Ntabwo biba ari ibintu biba bivutse ako kanya. Uravuze ngo ubwumvikane hagati y'umukobwa n'umuhungu ku bijyanye no kubana iby'inkwano nibo bireba cyangwa ntibyanabaho? Bishaka byabaho cyangwa ntibinabeho. Ibyo bintu metero uri kubeshya. Nkubeshye guteze. Inkwano se zaciwe rya. None ubundi gusezerana ni ukuvuga ngo itegeko rinavuga yuko bishobora ko indi mihango yose isanzwe ishobora kutabaho, ariko ntibibuze isezerano ry'abantu. Ntabwo uzajya gusezerana mu murenge ngo bakubaze ngo warakoye. Uzabikubaza. Ntawe uzakubaza ngo warakoye wakoye biri mu hano birimo ndaje kubicatse bikubwira. Ubu inkwano ntizikiri imbogamizi ku mishakire. Ni ryari inkwano itabaye imbogamizi muri sosiyete nyarwanda? Ubu ni umuhango nk'indi mihango, nk'umuhango wo mu kiliziya. Wa mugabo we nk'umugabo uturiye muri iki gihugu turimo, inkwano biroroshye ko wumvisha abantu bakabyakira nk'uko uri kubivuga yuko inkwano ari ubwumvikane hagati. Twagiye ndakubwira ingingo ni 196 imihango ishingiye ku muco ibanzirizwa n'ishyingirwa. Ntabwo nirirwa wenda tujya gusoma ibintu byose, sibyo? Wenda reka dusome iyo mihango kugira ngo n'abantu bayimenye. Ishyingirwa rikoreye imbere y'ubutegetsi bwa leta rishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo ndangagaciro y'umuryango nyarwanda irimo umuhango wo gusaba irembo no kurifata uhuza imiryango y'abifuza gushyingirwa ikemeranwa ko nta nzitizi zo gushyingiranwa yo gushyingiranya abana babo. B. Umuhango wo gusaba umugeni no gukwa ugaragaza amasezerano y'ubwumvikane hagati y'imiryango ibiri yemeranya ko umuhungu n'umukobwa bayikomokaho bazashyingiranwa, kandi ko iyo miryango yombi izakomeza gufasha no guhagararira ishyingirwa ryabo. Hamwe rero nari ndimo kuvuga ko inkwano nta tegeko riteganya. Twari turi ku gace ka mbere, tujya ku gace ka kabiri. Agace ka kabiri karavuga iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano yo gushyingiranwa kubaho. Wabyumvise? Tegeko rwose riri kubivuga neza. Iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano yo gushyingiranwa kubaho. Hari abantu bahise bakoma amashyi. Ni ukuvuga ngo nta buyobozi muzajya gusezeranamo ngo bababaze ngo warakoye.
oya amasezerano ni ubwumvikane buri hagati y'abantu babiri agakorerwa kwa noteri. Ni nk'aya aya masezerano yo gushyingiranwa reka ni nta masezerano dusanzwe dukora njye nawe tugiranye amasezerano yuko tugiye ufashe inshingano izi n'izi nawe mfashe izi n'izi sibyo agakorerwa ko tuyakorera kwa noteri. Nabo baremeranya ko tugiye kubana nk'umugore n'umugabo twemeranyije gusezerana kubana ibingibi kuzasangira ibingibi nuko nyine mu mitungo yacu tuzayigabana tuzayisangira tuzayicunga uko bakabyemeranya. ubwo iryo tegeko ntirije gukandamiza umuco. Oya ntibivuze ko n'ibindi by'umuco bizakorwa. Okay fine. Urugero wenda kugira ngo abantu babyumve neza ni ukuvuga ngo ndamutse nkundanye n'umukobwa twebwe tugasanga nta bushobozi bwo gukora dote dufite ariko kandi imiryango iri kubiduhatira sibyo? None se ntabwo z'abantu uretse ndagize ikibazo cyanjye kirafasha kumvikanisha neza impamvu ndi kubibaza. Iwabo w'umukobwa banze dote kandi wenda bamini barashaka dote njyewe nta bushobozi bwa dote mfite nta burenganzira umubyeyi afite bwo kuza mu rukiko hari amugiye gusezerana akavuga ati twebwe aba bana ntabwo tubyemera banze kutwumvira no kugendera ku wapi. Oya no byabo erega ni urugo rushyashya bagiye kwiyubakira sibyo bagiye kubaka urugo rushyashya rwabo. Mwebwe nk'ababyeyi ahubwo mwakagombye mufite inshingano zo kubashyigikira sibyo kuko ntabwo wamukundiye ntabwo wabakundiye nta nubwo uzahindukira ngo ujye kubarerera ntabwo uzahindukira ngo ujye nubwo hari inshingano z'umubyeyi ku mwana ariko iyo umwana amaze kugera mu hari uburyo zigabanuka sibyo urabizi. Rero ntabwo ndanakeka ko nta n'umubyeyi watinyuka kubikorera umwana wakunda. Ubwo ikintu ndi gushaka kumaraho impungenge ku bantu kugira ngo bumve ni ukuvuga ngo ntihagire umuntu wicara yishyire mu mutwe yuko yabuze inkwano bigatuma atinda. Rwose inkwano si cyo cya mbere ni urukundo. Igigo rwose n'amasezerano agakorwa kandi n'amasezerano azamye. Ese ubu ntibizagera igihe ukaba mwagenda muri babiri n'abahamya wenda nka babiri mukayakubitaho umukono mukitahira ntabwo icyo gihe kizagera? Yego ubuse abahamya ni bangahe basinya? Basinya ni babiri n'ubundi ku buryo bw'umuryango n'ahandi ubundi abari bane ku miryango yombi ngira bagafata ibikumwe. Ni ukuvuga ngo uriya muhango uzagera igihe uveho abantu buzuye muri sare babwirwa abagize sibyo. Ibibanziriza umuhango ni uko baza bagasinya abo ngabo nyine bagasinya ubundi hakaba wa muhango wo kuzarahira. Ni ukubera iki muri iyi minsi batakirahirira bafashe ku idarapo? Ni itegeko ryabigira. Ni ukubera iki muri iyi minsi batakirahira bafashe ku idarapo? Urumva byo kurahira ku idarapo byo ni itegeko ntabwo ritegeka ngo urarahirira ku iri tegeko ntabwo ribiteganya. Aho iryo rishyashya ryagiye niho turi kugenda tubona ibintu bishyashya nta kondisiyo zo kurahirira ku idarapo. Wabishaka yarirahirira aho cyangwa n'irahira rya Perezida wa Repubulika yigeze arahirira adufashe ku idarapo? Urabibonye se? Wigeze ubibona ku irahira rya Perezida wa Repubulika? Yari ari ku meza kaka sinzi uko bakita neza ubwo ararahira sibyo. Ubu ngubu itegeko nshinga ntibiteganya uko. Itegeko nshinga riteganya indahiro ya Perezida wa Repubulika ariko niteganya yuko azarahira afashe idarapo. Ubwo se uwabishaka yarahira rifasheho uwabishaka yarahira atarifasheho. Kandi wibuke hagati aho muce mu ijoro u Rwanda itegeko nshinga riteganya ko rivuga ko u Rwanda ari igihugu kitagendera ku idini sibyo cyangwa imyemerere runaka. Rero ugiye kuvuga ngo ugiye gushyiramo itegeko ryo kurahirira ku idarapo hari abantu bamwe b'abanyarwanda baba bamwimye uburenganzira. Nk'umuhamya ntabwo ashaka kurahirira ku idarapo
kandi itegeko nshinga riri mu burenganzira na bw'uko u Rwanda ni igihugu kidashingiye ku idini iryo ari ryo ryose, sibyo? Rigomba kuba amategeko agomba kuba areba imbaga nyamwinshi. byaba bifite aho bihuriye n'iri jambo nyakubahwa perezida wa repubulika yavuzeho ryo kugira imyanzuro imwe n'imwe ifatwa ku madini? Birabyo ni amabwiriza ya nuza ya RGB. RGB hari amabwiriza ishyiraho, sibyo? ntawe bihuriye n'iri tegeko nshinga rishya. Oya, itegeko nshinga ni ukuvuga ngo itegeko nshinga ryo riteganya imirongo migari. Aya mategeko yandi y'umuryango akaza nayo aryuzuza, ariko ntabwo agomba kuba abangamiye ibyavuzwe n'itegeko nshinga. Agomba kuza yuzuza itegeko nshinga. Niba itegeko nshinga rivuze ngo u Rwanda ni igihugu kitagendera ku idini irya n'imyemerere iyo ari yo yose, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni naho wenda turi bugarukeho. Wigeze umbaza akabazo kuri biriya bintu byo muri stade ngo bavuze bya Semuhungu. Ibyo ntiturabigeraho. Banza ujye mu byawe mu kanya tujye mu tuntu twigarukire ku mirongo yacu. Noneho nari ndimo gukomeza nkubwira ku bijyanye n'impinduka ziri kuri iri tegeko ry'umuryango ry'abantu n'umuryango rishyashya. Turareba ku bijyandanye na matrimonial regime. Matrimonial regime ni ubwoko bw'imicungire y'imitungo y'abashakanye cyangwa abasezeranye. Yego. Ibyo bahitamo gucunga imitungo yabo, uburyo bahitamo gucunga imitungo yabo. Yego. Ni ukuvuga ngo mbere mu itegeko rya mbere namwe murabizi, mbere tugira matrimonial regime eshatu gusa. Hari ivangamutungo isesuye, ivangamutungo muhahano, ivangamutungo rusange ngira nibyo. Hari ivangamutungo rusange, hakaba ivangamutungo muhahano, hakaba n'ivangura mutungo. Yego. Sesuye ari sibyo ra ntacyo risesuye. Umva ndumva kuvuga ngo ivangura mutungo n'ubundi mwayivangura, sibyo? Noneho ubu hiyongereyeho akandi kantu kavuga amasezerano y'abagiye gusezerana, bagiye gushyingirana, sibyo? Wenda ako niko turi bwibandeho cyane, kuko ni akantu gashyashya abantu batazi. Kandi umuntu ugiye gukora gusezerana ashobora kuba bitewe n'impamvu yashingiraho aribyo yahitamo. Yego. Twaba tugiye kuvuga kuri aka kantu gashyashya abantu bagomba kumenya bakanitaho, sibyo? Abantu bakomeje kuva kera bakureminga bavuga ngo kuki ngo mu Rwanda tutazana ngo abantu ngo basinye kontra. Ni nk'ubwo buryo, ni muri ubwo buryo, ariko ntabwo ari kontra y'imyaka ngo tuzabana ngo iki ngiki n'iki. Ubu butipu uri hariya hirya ngo komanda ararongoye karabaye. Ukuvuga ngo ako kantu kavuga gati imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ushingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingirwa. Umva twe tukivuga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ushingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingirwa. Yego. Ako ni akantu k'agashya gato kaje, agashya kiyongereyemo kandi keza. Ni ukuvuga amategeko hari urwego yavuyemo ataba n'abantu. Wabangura sezerano ibi cyangwa usezerano cyangwa ibi usezerano ibi ngibi, oya, bafunguye abantu babaha uburenganzira, kuko n'ubundi ni kontra bagiye kugirana yo kuzabana. Ese tuzabana tuziritse muri buriya buryo bwa mbere bategekaga, amategeko yateganyaga? Oya, ahubwo ahita afungura umuryango aravuga ati nyamara aho kugira ngo umuntu abe yahitamo biriya twadurafutinze, sibyo? Tubahe n'uburenganzira aba bantu bagiye gushyingiranwa babe bakwitiramo ibindi byabo bishakiye. Kuki? Ku micungire y'umutungo. Noneho
iyo ngingo ni 165. yewe nawe ku burenganzira bwacu nta ruhare rwo kuguhata leta izanyemo, twumvikane bitewe n'uko tuziranye. barabibigisha byose bakababwira ati ivangamutungo rikora ibi, sibyo? Okay, cyo numva ariko mu masezerano dufitanye nuko tugiye kuhara imyaka 3 ko wabikwepye kandi numva ariho biganisha. Ibyo ni ku micungire, ubyibuke imicungire y'umutungo. Neze ibyo bitandukaniye he na muhahano? Niba ari ibyo ubwo naba numvise na muhahano ni igihe buri wese ku byo yazanye, kuvuga ngo ibyo yazanye, ibyo baboneyeho basangiye babonaniye aho ngaho nibyo bazagaba, sibyo? Aha rero itandukaniro ni irihe? nakumvise iyi ngingo iravuga ngo abagiye gushyingiranwa bashobora guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo bushingiye ku masezerano ategurwa nabo ubwabo, iyo atanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Okay, ndaguha urugero. Aha ngaha ho ndakoresha urugero. Urabona umukobwa A n'umusore B barakundanye bagiye kubana, noneho umusore akaba afite inzu ya etaje yujuje noruveje, noneho umukobwa akaba uwe nta mutungo afite muri wo, ariko iwaba ari abakire. noneho bashobora kuvuga ati yego turakundana, duhujwe n'urukundo, tujya gukora umuryango, ariko tujya gukora amasezerano. Inzu mbere yuko dusezerana, inzu yanjye iri noruveje ntabwo iri mu mutungo tuzaba dusangiye. N'umukobwa agashyiramo clause akavuga ngo uwo mutungo nzakura ku babyeyi banjye ntabwo tuzayisangira, ahubwo ibyo tuzasangira reka tuzasangire wenda ibyo ibizaboneka, ibyo uzakora nyuma y'iyo nzu, cyangwa wenda imodoka ya Range Rover afite tipe afite irimo, sibyo? ubwumvikane bwabo ibyo ni ukuvuga ngo turimo kudraftinga amasezerano. yego, njyewe A na B twemeranyije ko tugiye kubana, sibyo? mu buryo bw'imicungire y'umutungo wacu dufite imitungo iyi n'iyi 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 n'iyi, sibyo? ariko iyo mitungo, inzu iri noruveje mu kibanza UPI yari ibaruye ku musore B, ntabwo izaba mu mutungo dusangiye. ubwo ni ukuvuga ngo Range Rover kwasiteri tugeta afite ahantu yagiye yubaka uko nguko, inzu akodesha zirimo, umukobwa azaza babisangire. noneho n'umukobwa akaba yavuga ngo nanjye ndifuza yuko umutungo nzakomora ku babyeyi banjye nibamara gusaza utazaza mu mitungo rusange, sibyo? ahubwo icyo dusasangira wenda akaba nawe yari afite imodoka, iyi zaza iri mu muryango. ibyo bavuzemo neza, bavuze ngo ni ibi ngibi ntibirimo, ibi n'ibirimo, ibyo nyine bizabigumana wa muntu ku giti cye. none ntibisobanutse. aho birasobanutse. Divorce zishobora kuba zigiye kuba nkeya, ubundi se bapfaga iki? imitungo. Sawa. kandi wibuke ko ubu ngubu rino tegeko rivuga yuko ngo rivuga ko abantu basezeranye bakamara imyaka 5 bagatandukana batarageza ku myaka 5, ntabwo bazajya bagabana bungana, buri wese azajya atwara icyo bazaba bari ibyo bazaga. hari abantu bashakaga bafite papasi yo guhita divorce kugira ngo batunge bajyane imitungo yabo. Mutera imibare nyine tugende bite birangira tugabana. hashira imyaka 2 mite ntangira azajya yemera gereza ibemo imyaka 5. gereza niba ari
kubera iki niba yaraje nyine yateye imibare yumva ashaka kuhamara iminsi 3 agahita aruvamo ngo bagabane azajya yihangana iyo shene ayibare yo mu rugo azajya yemera iyo myaka 5 ayirenze noneho yabagabana sibyo